Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited babategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu. Guys, I hope ko mumeze neza, nanjye meze neza. Ni Natasha Matirisi, Agahuyu, Ubutuna n'ibindi murabizi. Okay guys, ikintu kinshasha rero ndagira ngo turase ku ntego, tuganire ku bintu bijyanye na skin zanyu, ku bintu bijyanye n'amavuta, ngire utuntu duto mbasobanuriraho. Murabizi nta muntu umenya ibintu byose, ariko nje kubasobanurira. Okay guys, rero ndashaka kubwira abantu mukunda kugura amavuta, ukabona uguza amavuta, wamara kugura amavuta atarashira agezemo hagati runaka nanga guhaye andi mavuta, runaka ngaguhaye andi mavuta, ukisiga utazi ngo ayo mavuta baguhaye na yahe, uri gucanga uruhu, urimo gucanga uruhu rwawe. Urumva niba baguhaye ubu bwoko ukabwisiga, ejo ndakaguhu ukabwisiga, uruhu ntago ruzamenye ngo rurafata iki, uzaba urimo kurucanga ni hahandi uzasanga uruhu rwarananiwe, ugasanga uruhu ruri gusaza, ugasanga uruhu ruri gukanyarara. Murabizi neza ko sinzi aya mavuta nyine iyo bimaze kuba ibintu byinshi cyane ugenda uvanga bikanyaraza uruhu. So ikintu nje kubabwira rero, kandi ikindi mwitondere abantu babaha amavuta ngo avanze, avangavanze. Ibyo ni ibintu mugomba kwitondera, kuko ntabwo ubuzi ngo yavanzemo ibiki. Kereka ugize amahirwe mu bantu 100 niba harimo abahemu, hari iginyangamugayo iboneka. Ntabwo mbabwiye ngo buri muntu wese ntabwo ukwiye kumwizera. Okay, ndavugana n'abantu ushize nakoze video hasi mbasobanurira uburyo indimu na korogati, iyi korogati ntago hari abantu mwambaje ngo korogati ni yari yose. Ntago ari korogati yari yose, ni ngiyi gusa niyo yagufasha, ntabwo akoresha indi korogati niyi. Ushize rero nakoze video hasi mbabwira uburyo iyi korogati ishobora kuba yagufasha, ukavanga n'indimu ugasiga mu maso, bikaguha po nziza, bigatuma usa neza, ndetse n'udukovu twato na hato tugashira. Okay, n'uduheri, ariko uduheri duto. Guys, nje kubwira rero abantu mufite bya biheri ukanda ukabona nta kintu kivamo, biravamo amazi, bibyimbye, wisize amavuta bakakurya amafaranga, isigaya uzakira bikanga. Aya mavuta nago mbizi niba muyazi, ariko aya mavuta ni umuti, agura 10,000. Aya mavuta ashaka kugufasha ku muntu ufite skin yangiritse, irimo ibiheri, irimo amabara. Aya mavuta yagufasha cyane, ndetse cyane. So amavuta ashaka kuba yagufasha, aya mavuta nayo yagufasha kuba ushobora kuba wakira ibiheri. Ntabwo mbizi niba muri kureba biriho. Utahenzwe batakubwiye ngo tuzakuvangira ibi. Okay, ikindi kintu nshaka kubabwira ni ikintu kigira gutya. Hari abantu usanga bameze nk'indaya nizo indangamirwa nizo ziva zijya ugasanga mu bintu byo kwisiga amavuta nyine ameze gutyo. Okay, amavuta akora uburyo butandukanye. Hari umuntu ushaka kuguha amavuta yo kwisiga akakugwa neza mu cyumweru kimwe, ukabona urasa neza, ejo bundi ukabura asa nabi. Hari n'ushaka kuyaguhereza akabanza akagusesha nabi, nyuma ukazasa neza. Amavuta agenda akora bitandukanye. So irinde rero kuba ushaka kugura amavuta waba yakoresheje icyumweru ubona uri gusa nabi, ugahita umena, ugahita utuma ikindi wenda nkurangiye aya mavuta
umushuti wawe araje arakubwira ati aya mavuta avura ibiheri ariko biba byiza ariko wasutsemo glycerine yitwa gutya iyitwa gutya na gutya. Mwibuke ko impu zacu ziratandukanye, uruhu rwanjye si rwo rwawe, urwa runaka si rwo rwawe. So urafata iyo glycerine yaguye neza mugenzi wawe uyisuke muri aya mavuta wisha umuti. Ndaguha amavuta nk'umucuruzi, ninguha amavuta yo kwisiga yari meza ndayizeye. Niba kubwira ngo baguha ka glycerine ko gusukamo ngo keza ngo kagezweho usukemo, ntabwo uzi niba ari pirate cyangwa ni original, usange useye nta burenganye wa mucuruzi. So ndashaka kuza kongera kubabwira kuri aka kantu Vibe ishobora kuba yagufasha mu gihe umaze koga ukisiga ahandi hantu, ntiwisige mu maso, warangiza ukagafata ugasiga mu maso mu gihe ufite udukovu, mu gihe nyine uri kubona ufite utuntu tumeze nk'amareji. Gashobora kuba kagufasha ka Vibe, kagura 10,000. Gashobora kuba kagufasha ukagasiga hehe, ukagasiga mu maso, ukabyiringira, ugasa n'umasa, warangiza ukaryama. Mu gitondo ugakaraba nk'ibisanzwe, ku manywa ukisiga amavuta, n'injoro ukongera ukoga niba uri umuntu ubishoboye mu maso, warangiza ukongera ukagafata ugasiga mu maso. Gashobora kuba kagufasha. Guys, hari abakiriya banjye bari bambwiye ngo nzababwire kuri parire. Parire ntago ari nziza, parire ntago ari nziza na gatoya. Parire urayisiga, wamara kuyisiga ikakugwa neza, ejo bundi ukabona yaguhindutse, wabona ngo urayibuze ukazana ibintu bibi, cya kintu gitukuye cya hano cy'umukara kimeze nk'umutuku cyangwa nk'umukara, ugasanga uri gusa nabi. Kandi turabizi ntabwo ushobora kubura amafaranga ya parire ukisiga andi mavuta. Nta muntu uhorana amafaranga, ntabwo amafaranga wayahorana, ushobora kuyabura. So ikintu wabura rero kikakwangiriza uruhu, kikagusesha nabi, ntabwo ntekereza ko icyo kintu ari cyiza. Aha, nkashaka kubabwira kuri aya mavuta. Aya mavuta agira glycerine yayo, sorry ntabwo nyifite hano, agira glycerine yayo, urumva hakajya n'indi creme bivangwamo. Aya ni amavuta ushaka kwisiga umubiri wose, ukagira ikibiri gitetemye kimeze neza, ugasa neza, ugacya. Mu rugero ugasa shokora cyangwa se umuhondo, ukaba usa neza. Guys, mbibutsa ko nshaka kwereka rino cupa nkakubwira ngo aya mavuta ni meza, wajya kuyagurira ahandi hantu bakaguha pirate ugasa nabo ukavuga ngo Natasha. Nibuke ko amavuta arahari pirate na original, ushaka kuba utazi kubitandukanya. Niyo mpamvu usabwa kugurira umuntu yizeye. Aha, ndashaka kubereka kano kantu k'aka watermelon. Murakabona iyi watermelon ikintu igufasha ni nziza cyane. Ushobora kwishyira mu mavuta wisiga ayo ariyo yose, wayifata ukagakandiramo ugashyira mu mavuta wisiga, wasa neza cyane 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 cyane. Kagufasha kugira ngo uruhu rumere nk'urwa bebe, rutoshye rworoshye, yagufasha cyane. So mbereka aya mavuta nayo ukayavangamo naya gutya. Ni amavuta ashobora kuba yagufasha ugasa neza, ukagira uruhu rwiza. Warangiza ugashyiramo aka kantu, warangiza ugashyiramo n'aka kantu. Biri mu bintu byagufasha bikagufasha cyane. Warangiza ugashyiramo aka glycerine ka Miss. Iyi glycerine ni nziza cyane, ukabifata ukabivanga usa neza. So ushobora kwibaza ngo aya mavuta naya bitandukaniye he? Urabona bimeze kimwe, bitandukaniye ku mifuniko. Ushobora kwibaza ngo bitandukanira he? Aya ngaya avura ibiheri agatanga n'agapokeza, aya ngaya atanga agapokeza ntabwo avura ibiheri. Ushobora kubyitiranya ukabona amacupa bimeze kimwe bakaguhangika ntumenye ibyo ari byo. Guys, ndibutsa yuko ndibuze gushyiraho nimero yanjye, umuntu ukeneye amavuta meza amusesha neza yampamagara, ni karibu. Hari abantu bari bambwiye Natasha uzatubwire ku kintu kijyanye n'ama infection. Ndaje ndabakorera indi video hasi, mbibutsa kuza gukora subscribe ku bantu batazi ikintu isobanuye. Subscribe igufasha kuba iyo wayikoze video yanjye yose na uploadinze utubona notification hejuru, ugahita ubona ko video yasohotse, ugahita ujya kuyireba. Birakorohera kuruta uko wajya gusacinga ukongera ukandikamo ngo Natasha TV show, Natasha TV show. Byagufasha cyane.
niyo mpamvu mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo nkomeze mbahereze ibindi bintu. Guys, ikindi kintu wifuza ko nakubwiraho wakwandika muri comment ukambwira ngo ndifuza kuzambwira kuri iki, ndifuza kuzambwira kuri iki. Gusa guys, ikindi ntago amavuta yose baguhaye ariko gufata ngo usige mu maso. Isura y'umuntu ni ikintu cyo kwitonderwa. Habaho amavuta yagenewe hasi kwisiga hasi, hakabona amavuta yagenewe kwisiga hehe mu maso. Isura ntago ari ikintu bagubwira ibintu byose ngo ufate usigemo. Usibye aya mavuta n'ay'umubiri wose, aya mavuta n'ay'umubiri wose, aya mavuta n'ay'umubiri wose, ntago ari kuvuga ngo n'ay'isura cyangwa n'ay'ibirenge. Ufite ikindi kintu wifuza ko nagusobanurira cyane nakubwiraho, wakwandika muri comment duhana ibitekerezo. Umbwira uti Natasha ndifuza kuzamvugira kuri iki, uzavuga kuri iki, uzavuga kuri iki. Ndahari ku bwanyu, ndi tayari kubasobanura ibintu bijyanye n'amaskini yanyu, ibintu bijyanye n'uburyo igitsina gore gishobora kwirinda uburyo cyarwara ama infection. Mbibutsa ko ama infection ntago ari meza ku mwana w'umukobwa, ashobora gutuma utabyara, ashobora gutuma uzajya utwara inda ikavamo. Ni ibintu byinshi cyane ndibuze kubaganiza ku bintu by'ama infection n'uburyo wabyirinda, kandi nkakubwira uburyo wakoresha nawe uri ahantu kure, uri udashoboye kuba washobora kuba wajya kwa muganga. Iriba Event Service Limited. Wow! Dore igisubizo kuri mwe mutegura ibirori bigiye bitandukanye, aho tubatunganyiriza amafunguro y'ubwoko bwose. Iriba Event Service Limited tubakorera protocol services, tutibagiye n'abayimusi b'abahanga mu kuyoborera ibirori byanyu. Iriba Event Service Limited babategurira amakeke y'ubwoko bwose, nitwibagiye na decoration services. Iriba Event Service Limited tubazanira sonorisation ku biciro byiza utasanga ahandi. Iriba Event Service Limited tubazanira amamodoka y'ubwoko bwose. Abakunzi b'umuziki namwe ntitwabibagiwe, tubazanira abacuranzi bagiye batandukanye. Ku bindi bisobanuro mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Iriba Event Service Limited, cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen yanyu.